indirimbo Sikosa yakabaye ari iya Kevin Kade, The Ben na Element ntabwo igisohotse uko byateganyijwe. Iyi ndirimbo yakabaye yasohotse ariko ikibazo cyabayemo ni iki ngiki. 155 bararebye baravuga ati Element arabadusuzuguye. Bahamagara Element baravuga ati Element ivayo hano, bamwicaza ku meza ati kurayo kontra ati iki niki ati ngo Element atangira kwivugisha ngo je sinarimbizi ngo sinzi ngo ati yanjye singomba kwira imitango ngomba gukora na The Ben Coach Gael akamubwira ati okay ati yo usesha amasezerano nkuko twayanditse aya mafaranga ya naya miliyoni 500 urazishura. Element atitiye baramubwira ati sasa rero icyo kiririmbo ntabwo gisohoka ukirimo. Icyo dushobora gukora cyonyine dushobora kukwemerera ukayiproducinga kandi ugashiramo jingo ko indirimbo ari ya 155. Ariko Papa Gigi nizajya amabwira Papa Gigi muzajye mwumva Papa Gigi mwumve Papa Gigi aho ngaho ntabwo byari byo. Uzi ko Papa Gigi yari yaragiye mu mutwe wa Element aramubwira ati mfite boss uva muri Amerika. Hari uwundi mu boss nawe waje umeze nka Coach Gael uri ku ruhande rwa The Ben, ariko uyu mu boss we yaraje abwira Element ati ndaguha miliyoni 80 uve muri 155 ubuyubakire ball. Element nawe Papa Gigi amujya urawe Papa Gigi bakuri mu matwi nawe urabona ngibora sanga muyomba ngo bigira. Element bavuye yo man urumva. Ubwo Element bamwicaza hasi ba Coach Gael barimo baramushyira mu bwenge baramubwira ati ere banzu bare ubwo se miliyoni 80 kweri ntabwo tumaze kuzigushiramo. Element arabara kamwe kabiri gatatu ayumva miliyoni 80 avuga ati ariko siko ari byo, siko miliyoni 8 wa mukarita twari kuba musabye nka miliyoni nka 500 magana ngahe ku buryo twana amasezerano yacu yasesukana twishura, ariko bu miliyoni 80. Element aravuga ati okay indirimbo yanyu nyivuyemo. Ubu indirimbo ntabwo igisohotse nkuko yari imeze, ngo karagasuzuguro cyane muri 155. Umuboss amafaranga ntayafite. Gusa makuru mfite ngo business ya boss wa Kevin Kade na The Ben ngo business yarahombye muri Amerika, iya Coach Gael iracyakora. Element ni wicare hamwe mu ntebe ukorere Coach Gael, niwe mukire dufite anyway. Ntabwo ariko Coach Gael ugomba kunyishura, bwira Ken yohereza amafaranga yanjye, ntabwo nzajya mbavugira mutishura. Bruce bwira dore na The Ben niyo mpamvu ngoma mwihinduka, ngoma muvugira no mwihinduka kwa nawe ntabwo yishura. Bruce bwira Coach Gael na bumwe uba abantu bagiye kuvuga ngo muramvu oya niko ntabwo nimo ndavuga ngo kubera banyishuye na Coach Gael ntabwo aranyishura, nawe ameze nka ba The Ben nabo nibishura. Gusa niyo mpamvu niko kuri, niyo mpamvu indirimbo itasohotse nibyo. Indirimbo Sikosa yakabaye ari iya Kevin Kade, The Ben na Element ntabwo igisohotse uko byateganyijwe. Iyi ndirimbo yakabaye yasohotse ariko ikibazo cyabayemo ni iki ngiki. 155 bararebye baravuga ati Element arabadusuzuguye. Bahamagara Element baravuga ati Element ivayo hano, bamwicaza ku meza ati kurayo kontra ati iki niki ati ngo Element atangira kwivugisha ngo je sinarimbizi ngo sinzi ngo ati yanjye singomba kwira imitango ngomba gukora na The Ben Coach Gael akamubwira ati okay ati yo usesha amasezerano nkuko twayanditse aya mafaranga ya naya miliyoni 500 urazishura.
Element aratitira, Element aratitira, Element atitiye baramubwira ati sasa rero icyo kiririmbo ntabwo gisohoka ukirimo, icyo dushobora gukora cyonyine dushobora kukwemerera ukayiproducinga kandi ugashiramo jingo ko indirimbo ari ya 155. Ariko Papa Gigi nizajya mabwira Papa Gigi, muzajye mwumva Papa Gigi, mwumve Papa Gigi. Papa Gigi aho ngaho ntabwo byari byo. Uzi ko Papa Gigi yari yaragiye mu mutwe wa Element, aramubwira ati mfite bossi uva muri Amerika. Hari uwundi mu boss nawe waje umeze nka Coach Gael uri ku ruhande rwa The Ben, ariko uyu mu boss we yaraje abwira Element ati ndaguha $80,000,000 uve muri 155 wiyubakire ball. Element nawe Papa Gigi amujya urabona Papa Gigi bakuri mu matwi, nawe urabona ngibora sanga muyomba ngo bigira. Element bavuyeyo man. Urumva ubwo Element bamwicaza hasi ba Coach Gael barimo baramushyira mu bwenge, baramubwira ati ere banzu bare ubwo se $80,000,000 kweri ntabwo tumaze kuzigushiramo. Element arabara kamwe kabiri gatatu ayumva $80,000,000 ahubwo atari ko siko ari byo, siko $8,000,000 wa mukarita twari kuba waramusabye nka miliyoni nka 500 magana ngahe, ku buryo twana amasezerano yacu yasesukana twishura, ariko ubu $80,000,000. Element ari cyaravuga ati okay, indirimbo yanyu nyivuyemo. Ubu indirimbo ntabwo igisohotse nkuko yari imeze, ngo kara gasuzuguro cyane muri 155. Umuboss amafaranga nayo afite. Gusa makuru mfite ngo business ya boss wa Kevin Kade na The Ben, ngo business yarahombye muri Amerika, iya Coach Gael iracyakora. Element ni wicare hamwe mu ntebe ukorere Coach Gael, niwe mukire dufite anyway. Ntabwo ariko Coach Gael ugomba kunyishura, bwira Ken yohereza amafaranga yanjye, ntabwo nzajya mbavugira mutishura. Bruce bwira dore na The Ben niyo mpamvu ngoma mwihinduka, ngoma muvugira no mwihinduka kwa nawe ntabwo yishura. Bruce bwira Coach Gael na bumwe uba abantu bagiye kuvuga ngo muramvu oya niko ntabwo ndimo ndavuga ngo kubera abanyishuye na Coach Gael ntabwo aranyishura, nawe ameze nka ba The Ben nabo nibishura. Gusa niyo mpamvu niko kuri, niyo mpamvu indirimbo itasohotse nibyo.